muraho cyane bakunzi ba Nyurwa Family TV show. Yari iminsi tumaze iminsi tudakora, turi busy, turahuze cyane, akazi kabaye kenshi. None mwaradukumbuye, natwe turabakumbuye cyane, n'ukuri turabakumbuye. Tumaze n'iminsi turi mu kababaro cyane ka Yvan Buravan and Yanga cyane. Yvan Buravan ndi n'umufana we, namukundaga cyane, indirimbo ze nazikundaga cyane. Noneho hajyaho Marayika yo kaba ibindi iriya yankoreye umuti. None n'ukuri umva turababaye, turi mu gahinda, turi mu bihe bitari byiza, nta byishimo, ariko nta kundi nyine Imana yabakunze kuturusha. Bakomeze baruhukire mu mahoro, Imana ikomeze tubatuza heza. Natwe igihe nikigera, isaha yacu nigira, tuzabasanga. Ngaho rero Nyurwa Family TV show, twarabakumbuye, turabakunda. Hari haciye agahe cyane, iminsi yari ibaye myinshi, akazi kabaye kenshi, hari byinshi turimo, ntabwo byoroshye na gato, ariko biraje bijye mu buryo vuba cyane. Ubundi tubahisho, dukomeze tujye tuganira, mujye mutubona nk'uko mubishaka. Natwe tuba tubakumbuye kabisa, tuba dushaka gukomeza kwishimana namwe. Hari utuntu turi kubategurira, ndabizi neza mushonje muhishiwe, nimubibona bizabashimisha. Muri ibi bihe rero ntabwo twishimye, ni ukuri. Abantu bakomeye cyane, abarigenti bacu, Yvan Buravan yari umunyamuziki ukomeye cyane mu Rwanda ndetse no muri East Africa yose, ni ukuri yari akomeye cyane kuri njye. Noneho byari ibindi ku giti cyanjye, namwemeraga cyane, nari umufana we, ariko nta kundi pe, nta kundi. Imana yivuze ngo yego, ntawe uvuga ngo oya. Ubwo nyine yabonye imirimo ye ya hano ku isi yari irangiye, iramwicyurira. None rero dukomeje twihanganisha ababyeyi be, dukomeje kwihanganisha inshuti n'abavandimwe, dukomeje kwihanganisha abafana be bose muri rusange. Ni ibintu bitoroshye cyane, n'ukuri. Hari hirya no hino twagiye tubona abafana nta mutuzo bafite, abatarabashe kumubwira ko bamukunda, atarabonye ubwo bushobozi bwo kumugeraho, nanjye ndimo. Abatarabashije twari dukunda ibihangano bye cyane, kandi n'ubundi ntawe bigiye, tuzakomeza tubikunde. Yvan Buravan ni umuntu ukomeye cyane utuvuyemo. Aho rero guys, nta kundi twabigenza, ni ukwihangana, ni ukomeza twihangana, tukizera, tukoroherana. Muri iyi si twese turi abagenzi. Tugerageze tube twebwe, tugerageze dukora ibyo dukwiye gukora muri iyi si. Umuntu azabazwa ibye, ntabwo azabazwa iby'abandi. Uzabazwa ibyo utitayeho, uzabaza ibintu byinshi wirengagije, n'abandi babazwe n'ibindi byinshi. Buri muntu rero areba imbere he, atitaye ku bandi ngo bandi ko bimeze bityo, abandi bimeze bite. Oya, twebwe turebe, buri muntu ku giti cye yisuzuma, arebe ati koko uyu murongo ndimo niwe nagakwiye kuba ndimo. Gutyo tubasha kwisuzuma neza, tugasubiza amaso inyuma, tukitegereza ibintu turimo. Turabona benshi muri twebwe, turabona dufite byinshi byo gukosora. Iyi si turi abagenzi. Urupfu rwa Yvan Buravan rwankoze ku mutima cyane, rwarambabaje cyane. Hari igihe numvaga atari ibyo, nkumva ari inkuru y'ibihuha, ari ukubeshya, ariko natangajwe no kumva ari inkuru y'impamo. Ibyo ku social media, kuri Instagram, ku mbuga nkoranyambaga nyinshi, mbona babipostinze ari byo, ariko
nta kundi twabigenza ni ukubyakira. Imana ikomeze imutuza heza Ivan Buravan wacu dukunda cyane, kandi azahora mu mitima y'abanyarwanda, azahora mu mitima y'abafana be hirya no hino. Tuzakomeza tumukunde. Iyi tariki y'ukwa munani kuri 17 z'ukwa munani tubuze abantu bakomeye cyane, tubuze abantu bari ingenzi mu buzima bwacu, ndetse n'igihugu cyahombye abantu bakomeye babuze imbaraga z'igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nta kundi kwihangana, tugakomeza tugasengerana, tugakomeza twihanganirana muri iyi si. Nta kundi ni ukugerageza tukareba ko ibintu bizajya bigenda neza. Nta kundi rwose, gusa n'ukuri ndababaye. Ntabwo biba byoroshye kwakira ibi bintu, ariko turabakunda. Tugiye gukomeza dukore, tugiye gukomereza aho twahagarariye. Mugiye kongera mubona amaprank, mubona amasurprise, mutubone turi kubyina noneho. Mugiye kutubona, mutwitege rwose. Turakunda rero. Mugire abari nijoro, mugire ijoro ryiza, ku manywa mugire umunsi mwiza, twari bafite nimugoroba. Sawa, turakunda cyane. Bye.